abaye arawurenze kandi awurenze agiye hanze. Iyo myaka nahagararaga imbere bwiza bwanjye nkabwereka miruwari, nta muntu n'umwe unyishimira. Nasohoka nanjye nisize rouge à lèvres nk'utundi dukumi, bagahita bambwira ngo wowe uzapfa nka nyoko. Ariko uwanjye naramubwiye ntibamizi, nta nubwo uri Rwanda ward. Nzi igikomere cy'amagambo mabi nabwiwe. Urumva, nemeye kuryamana n'abagabo batonyotse, nemera kuryamana n'abagabo bambwira ngo bararwaye, kuko abantu bose banyaturagaho ko nzapfa nka mama. Reka njye kuri bose babiri. Amen. Haleluya, haleluya. Ongera umuhe icyubahiro uyu mwana. Amen. Haleluya. Iyo ndi kubivuga mba numva ndi proud, mba numva ndi proud. Yego. Haleluya. Uwo mwana turi photocopy. Oya kihorera, kihorere. Mushumba ntandeba neza. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndababwiza ukuri, mubyeyi uraho, hari ikigisho nigeze kwigisha, ndavuga nti ntukabyame utabyutse uvunagura amaboko afasha abawe. Hari igihe wirirwa mu rusengero kumba abana ku ishuri bahuye n'amaboko mabi, ariko wowe uzamfata amaboko kuko yanjye nayakomeje. Iyo mbyutse mu gitondo mbwira dayimoni nti we wambonye unyura handi, ariko ihangeho ndaku nutamenya gusenga. Hano barambwiye ngo hari abarozi, barahari nyine. Ntago bakeneye amarira yawe, bakeneye ijambo ry'imbaraga rikurimo. Amen. Twisomere muri Luka. Somera muri Luka. Luka somera muri Luka igice cya 20. Usome 29 na 30. Luka ibice 20 murongo wa 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nuko habayeho abavandimwe barindwi, uwa mbere arongora umugeni apfa batarabyarana, n'uwa kabiri nuko niho yego, n'uwa kabiri nuko, n'uwa gatatu aramuhungura, nuko bose uko ari barindwi bapfa batyo badasize abana. Nkomeze 32. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Erekera. Amen. Subiramo nanone gato. Ngo nuko habayeho abavandimwe barindwi, uwa mbere arongora umugeni apfa batarabyarana, n'uwa kabiri nuko, n'uwa gatatu aramuhungura, nuko bose uko ari barindwi bapfa batyo badasize abana. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Amen. Amen. Umukozi w'Imana yavuze ngo ubundi kuri Yesu uza gukora iki? Ntago mbisubiramo, wamenye ikikuzana. Muri iyi minsi ndi kubwira abantu ngo mu nzu y'Imana ubundi haba ibintu bibiri. Sibyo? Ndashaka kunga gatoya ku byo yavuze. Uraza kubisanga muri Ezekiyeli 47 aho. Nubundi biranze ngenda manuka. Amen. Haleluya. Niho havuga ngo mu nzu ngo nuko ngo ndi mwuka ngo arangarura. Yari yageze inyuma y'urusengero aramugarura. Ngo ngiye kubona ngo mbona amazi mu rusengero.
umbwirire umuntu muri kumwe ngo nta kindi kiba mu rusengero uretse amazi. Niba utaruzi ikikuzana umenye ko aho wicaye haba amazi. Ngiye kubona ngo mbona amazi mu rusengero, ngiye kubona ngo mbona umugozi ngo arawutera yerekeza iburasirazuba, ngo nuko uwo mugozi akiwutera, ngo ngiye kureba ngo nuko uwo mugozi uraza ngo ngera mu bugomba mbari, ngo bateye mikono 1000 ngera mu mavi, bateye indi mikono 1000 ngera mu rukenyerero, bongeye indi mikono ngo ugera noneho hejuru, ngo aho hatagira ubasha kuhanyura, ngo kereka bazi koga gusa. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndashaka nkubwize ukuri, kereka nyine nkamwe, njyewe wa kera siwe wubu, Media wa kera siwe wubu. Amen. Wowe wa kera siwe wubu, na operasyon nta n'uruhare twagize mu kuzamuka, ahubwo twabitewe n'amazi ari muri uru rusengero n'umugozi uri hano mu rusengero, ugenda uzamuka kugera aho tugera, aho abantu batabasha kutumenyera uko babonye. Manishimwe. Amen. Haleluya. Niba ushaka ibiryo gana isoko, bigushuka. Niba ushaka igitenge jya mu isoko. Amen. Niba ushaka abagabo hari imbuga bari kubatangiraho. Simvuze ukuri. Amen. Haleluya. Niba ushaka amavuta gana imisozi. Manishimwe. Haleluya. Ariko ndashaka kukubwira ngo amazi ari hano mu rusengero uyahagera usa n'abakakweza, uhagera unaniwe ugahembuka, uhagera urwaye ugakira, uhagera batakwemera akakoza bakakwemera, uhagera uri umukene akagukuraho imyaka y'ubukene, uhagera unaniwe akongera akagusubizamo imbaraga, uhagera utarimba akagufurira ukarimba, uhagera utafite ijambo akaguha ijambo. Amazi ari hano mu rusengero aradufata akatuyungurura, akadukura mu mikungugu, akatwicazanya n'ibikomangoma, akadukura hasi. Amazi ari hano ajya mu bwonko akabwoza, ugatangira gutekereza iby'abagabo. Aya mazi duhura nayo ajya mu maso agahanaguramo imyotsi y'intore, yagera hano mu bihaha agakuramo iy'urumogi, yagera mu mutwe agahanaguramo ibitekerezo bipfuye. Manishimwe. Ntuzongere kuyoba. Mumbwire ngo ntuzongere kuyoba. Niyo mpamvu abantu batinze mu rusengero barayoba, baza kwaka imiceri kandi baturanye n'amaduka. Jya mu iduka. Amen. Haleluya. Manishimwe. Imana ishimwe. Manishimwe. Hano haza uyu ugeze hano uhagera abarozi bakuzingazinze, wahura n'amazi akakuzingura. Amen. Bakavuga ngo niwe cyangwa siwe, turabona asa nkawe. Manishimwe. Haleluya. Data twasomye umugore, Bibiliya itubwiye umugore ngo uyu mugore ngo yarabyutse ashaka umugore, umugabo nako yego ashaka umugabo, ngo akimara kumushaka ngo uwo mugabo arapfa. Yego ngo ashatse uwa kabiri ngo nawe agira ate, ashatse uwa gatatu nawe arapfa, ashaka uwa gatanu
uwa gatandatu n'uwa karindwi nawe arapfa. Bibiliya iratubwira ngo nyuma na wa mugore arapfa, kandi ngo apfa nta n'umwana asize. Yego, amen, haleluya. Ndashaka uyu munsi umenye ko nta kibi na kimwe, vuga ngo na kimwe Imana ikwifuriza. Amen. Nta kibi na kimwe data yifuza, ahubwo icyatumye akuzana mu nzu y'Imana ni ukugira ngo usobanukirwe imbaraga uba ukwiriye kurwana nazo. Iyo uje hano mu nzu y'Imana aba ashaka kukwereka igituma uticara aho wakagombye kwicara. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugore ashaka umugabo wa mbere arapfa. Umugabo wa mbere arapfa. Uyu mugore ntabwo yahigiye ahantu henshi, ntabwo Bibiliya itubwira byinshi yahuye nabyo. Oya, Bibiliya itubwira ikigeragezo yahuye nacyo cyitwa urushako. Arapfa, bashaka uwa kabiri arapfa, shaka uwa gatatu arapfa, kugera kuri karindwi barapfa, ngo na nyuma nawe arapfa nta mwana. Uyu mugore yari afite umwuka muri we, yari afite umwuka muri we uniga abagabo. Yego, uniga iki? Kuko ntabwo ari we wifuje nawe guhamba kandi atabyara. Yari afite umwuka muri we uniga urubyaro. Nyamara uyu mugore iyo aza kumenya ikimutera iki kibazo, ntiyari guhangana n'urushako, ahubwo yari guhangana n'ikibimutera. Yego, amen, haleluya. Ndashaka nkubwire uyu munsi, Debora uri imbere yawe, ntabwo nari mubi, kandi ni ukuri niba utanarerwa neza sindi mubi. Kandi noneho ibaze ko ndi mwiza nshaje. Kera bwo rero nari Yego, ntabwo nari mubi bidatuma ku myaka 25 mbyuka mu gitondo i Uganda. Yego, nkasanga ndyamye ku muhanda nambaye ubusa, ntaza bandayeho, nuzuye spams, ntabona ko muri abo hari uwanshyira mu nzu, ahubwo mbona ko ndi uwo ku muhanda. Yego, ntabwo nari mubi wo kubanza gukandakanda nk'abakanda ipera na voka. Kuri iyo myaka niwumva nshyigikiye umwana wanjye ntugire ngo nasaze, ndiho ndahondera abazimu mu rwico, ndiho ndabakubita. Mwababwira ntimuribuka ibyo mwankoze, mwongera nturibuka, unkorere ku mwana wibeshye, nkunoboramo amaso, nkushwanyaguza amazuru, nkuca amatwi. Baranzunguje, ariko mu gihe ntiriho ntawe uzankorera ku mwana. Amen. Ibyo nkubwira uze kubyumva. Nari umukobwa utararenza umwanya wa 5 mu ishuri. Nari umukobwa wasohotse muri segonderi, ndi umufrancophone, nkora ikizami Makerere ndagitsinda. Yego,
ngiye mu ishuri urumogi rurambwira ngo uratunywa sanga, nsohoka mu ishuri njya kwinywera urumogi. Urumogi ruranyobora, ibi byatsi ubona ruranyomora ku munsi nkajya nk'ububura 10. Yego ndiho ndashaka kukubwira uyu munsi haguruka uhangane n'ibintu utazi. Umaze igihe uhangana n'ibyo uzi, haguruka uhangane n'ibyo utazi, kuko byo nibyo bikomeye. Amen, haleluya, amen, haleluya. Shobora kuba nzanye ibintu bikomeye, ariko data niwe yavuze ngo araduha umugisha. Ntabwo ari wowe wanze kuba muri shamburete ukaba mu nzu z'abandi, ntabwo ari wowe wanze kujya mu kazi ukirirwa usabiriza. Ese wibaza ko ari wowe ukunda intonganya z'abagabo? Wibaza se ko ari wowe wanze gucuruza? Hari ikibitera. Amen. Hari ikigize gute? Uyu munsi ndi umushumba kandi igihe cyose mba mvuga Imana. Kandi rero mundeba gutya ndi n'umucuruzi. Ndi umucuruzi. Mfite alimentation na maresitora. Mfite ubwenge bumbwira ngo twatetse ibiro 5 n'ibiro bingahe by'inyama bakabindondora nkahita mugane mufitaye. Bakambwira ngo uzikariyo. Niriwe ku gatuti ntibanyibe. Umutwe wanjye ukabara umuceri n'inyama. Yego uzasanga umuntu yitwaza ngo Imana njyewe ntago yakwemera ko ncuruza. Banza ushyira ubwenge ku gihe uzacuruza. Ngo Imana yarambwiye ngo sinzayikorera, irangije gutuma gusaba. Amen. Mureke tukure. Haleluya, haleluya. Ibyo mbabwiye ni ukuri. Ntabwo Imana yanga gukora. Hari igihe igera ikabanza ikakwigisha. Iyo ariyo yaje kukwigisha igutungira mu ishuri. Uretse n'Imana na leta y'u Rwanda itanga buruse nkanswe ijuru. Amen. Ahubwo abantu barashaka kurya kurenza ya buruse. Uzajya muri university bakwigisha uko barya 25. Byo mvuze ni ukuri. Ya buruse umwana akiga kaminuza bamuha 25. Naho rero umukozi w'Imana itavuga ngo Imana yarambwiye ngo ni jipe, agashaka kugenda mu jipe genda n'amaguru. Kibazo si kibazo cyayuhembwa ahubwo nyurwa. Amen, haleluya, amen. Imana ishimwe. Wibaza se ko uyu munsi niba ndi kurya amadolari ntabikoreye? Narabikoreye. Utiryari sigiye natangaga inkwano zanjye. Erega barankoye Nyahimana. Inkwano zanjye 400 umugabo yarayampaye. Hari igihe Imana igutabara wakwibuka aho yagukuye ukaba nk'imboga. Barayampaye 400 utagira ngo narijyanye mvuye mu Buraya. Barankoye. Barankoye 400 kandi yabarane tutu. Iyo gutabaye ucira ku rutoki. Ibintu byo kubara inote, hari igihe umuntu abari inote ngo 1 2 3 ubwo siko ni ukubara. Kubara ni ukubara ukageza igihe intoki zanguti ukongera. Ibyo nibyo bita kubara. Wagera aho ngaho ukibagirwa aho wari ugeze ukongera ugatangira. Ibyo nibyo bita kubara. Niba ukibara inoti ugahita ubyibuka ntabwo uri abara. Saba ijuru rigwigishe kubara, riguha amafaranga ubare, ugera igihe wongera ugira utya. Ibyo nibyo bita kubara. Uri mu rusengero ubwira ijuru ngo mpa amafaranga mbare, intoki zume, nongeraho ziti urayabara wajyana urutoki bikangutse ukumva icyuyu. Biraza mama, biraza papa, bibaho. Amen, haleluya, amen. Byambayeho sha, byambayeho. Byambayeho Nyahimana. Ariko sugira ngo byari byoroshye.
rega uwo mugabo wankoye nari umukozi we naramukoreraga, nari umukozi we mu rugo, ariko nta nubwo ari umukozi mu rugo gusa, yari n'umupangayi wanjye. Yego akajya mpamagara, mama Keza ni Karame, ati vayo, ubwo abakobwa bamusuye najya baza aba bakobwa icyo banywa, nabegera nkuzanira iki, orange, naho wowe Sprite, naho Citro. Uzi umukobwa batarahamya neza bayivugisha orange, akubundi wavuze orange. Umukobwa reka nkubwire, waje aha kwivugisha ngo Sprite ntisibyo bizatuma bakujyana. Vuga Sprite, vuga orange, vuga Pepsi, vuga Mirinda, yivuge neza utikweduye orange, Sprite. Ayiwe, ibyo ntibikanga dayimoni w'umwangaro, arakwangaza warikweduye, akakwangaza uri kwivugisha Sprite, uyibaza ko batanjyanye baraho. Ye dore baba bimeze batya, andeba batya, nyamara nagiye bahari. Hagarara umubazo uti uranywa iki, vuga orange neza. Nababwiye ngo buri bunkunda ariko. Amen. Haleluya. Abakobwa ni ukuri nkabona bikweduye, kandi uwo bikweduraho mvuye hanze, mvuye gukora uburaya Dubai burancanze, mvuye umva naryamanaga n'umuntu wamaga 1000 kuri gitondo, none bo bari kubaha orange. Kandi ubwo ngubwo agahita ambwira ngo bashyireho n'agafiriti. Ni yego boss, isutiye sinyigira, ibere riri muri tu. Nagerayo nkahita ngenda nkacana imbabura mbere yabo, naho natwo turi hariya tumeze ngo bakongera indi, uretse gato ahubwo nibujo data wa twese. Umukobwa uraha bafiyeri yuriwe, kwikwedura no kwirega sibyo bizatuma bakwemera. Amen. Haleluya. Bazakwemera kubera Imana, ntibazakwemera kuko wivugishije indimi. Amen. Haleluya. Amen. Ongera icyubahiro Imana. Umva nguyu mugore arapfa, ashatse uwa mbere arapfa, shaka uwa kabiri arapfa, shaka uwa gatatu nawe arapfa, ageza ku ba karindwi nabo barapfa. Ariko nta bintu bigupfanya gatatu, nta bintu bigupfanya gatatu ngo ubwire Imana ngo uyu munsi ndumva ari finale, uyizamure icyubahiro ngo ubwo bimpfanye gatatu menye ko iri jambo ntibizongera. Ndashaka nkubaze, wibaza ko ikintu kigupfanye rimwe, kikagupfana kabiri, kikagupfana gatatu utagishaka? Ndashaka nkubaze, ntugishaka? Yes, tugiye gukubita igituma icyo kintu gipfa, kuko uyu mugore aratubera isomo. Niba yarageze aha agapfa nta rugo asigaje, nta n'umwana abyaye, twe ntago bigomba gupfa kugezaho. Amen. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe. Reka mbanze mpere ku bagore bubatse barahari. Amen. Haleluya. Waruzi ko ushaka umugabo urimo amaraso yo kudatera imbere, ukamugeraho utera imbere, ugasaza nawe udatera imbere? Umunsi ndashaka nkubwire icyo kintu. Ndashaka nkubwire ngo igihe cyose uri umugore uraha wagiye kubaka urugo kubera urukundo, subiramo ngo urukundo no kutamenya bituma udasubira inyuma ngo umenye aho akomoka n'ibyo arwana nabyo, urahagwa. Ugenda ukurikiye burushete
wakongeraho ifi, yakubwira bebe, yakongeraho karoti, shushube, uti ndemeye, uti kane you marry me. Yes. Ukongera uti ariko ndashaka nkubwire ibyo uri gutegera intoki si ibintu byoroshye. Ibyo uri gutegera intoki umva ndashaka nkubwire ngo usezeranye isezerano nabyo. Ndashaka ibi bintu byumve. Usezeranye isezerano ryo gupfusha iwabo, usezeranye isezerano ko ntacyo azageraho, usezeranye isezerano ko iwabo bakenyuka kare, usezeranye ko natazatera imbere, usezeranye ko atazubaka, byose usezeranye nabyo. Usezeranye n'ibyisha abana babo, usezeranye n'ibyakenyuye se, usezeranye no kugera ku gisekuru cye cya 7 cy'imihango yakorewe. Wibaza kuriya mugabo wawe arinjije idashaka gutera imbere, ahubwo afite imyuka yamuzinze nayo wasezeranye nayo. Wibaza ko abana bawe aribo banze kwiga ko badasiba, ahubwo hari ibizinga ubwenge bw'iwabo nabyo wasezeranye nabyo. Yego aba bagabo bajyaga kuri uyu mugore batitaye ku byishu wa mbere. Yego ntabwo babanje guca umugozi w'uwishu wa mbere, bagerayo nabyo bikabica. Umugore akabaho nawe ashaka kubaka, ariko umugore ikibazo cyari mu maraso ye. Byo ndi kuvuga uri kubyumva? Ikibazo cy'uyu mugore cyari mu maraso ye. Nawe ibyisha aba bagabo kujya kuva ku wa 2 n'ubujiji no kutamenya. Yego sinzi ko muri bunyumve. Reka nkubwire, iyo ukondanye kontra n'umuntu kampani ukayishingana nawe, usezeranye n'imyuka idatuma akira cyangwa iki. Ntabwo uragendana n'umukire ugashiduka wabayewe kandi nta mafaranga yaguhaye, kubera ko wasezeranye n'imyuka y'ubukire iri muri we. Yego amen. Reka mvuga ikintu kimwe nzi Pamela uyu agendana na mushumba asoma, ariko uyu munsi fire. Yego fire, sibyo? Nta mushumba wigeze afata biriya bintu ngo abimujombemo. Reka da oya, ahubwo uko bagendana biramwadukira. Ndashaka nkubwire ngo ikunkumuraho abantu nibwo ubutindi bukumaraho. Ugendana n'Abanyarwanda barabivuga ngo mbwira gusa uwo muri kumwe, mbwira gusa. Ndahita nkubwira, reka mvuga ikintu kimwe, sibyo? Nta bana bo mu Rwanda uzi bageze Amerika barara bibagiwe ikinyarwanda kubera bagendanye n'abantu batagize bate. Nta uzi wamaze umwaka ageze naragukunda, narakwibuka, harya nukuwahe, kandi umwaka umwe se ubwo arabyibagiwe, ahubwo yihaye kutwereka ko ari from we. Naragukunda ngubwo yaduhamije, narakwibuka, uracyariga mwiza. Ntabwo reka mbabwira ikintu kimwe, nta mwana w'umunyarwanda muzi warongoye i Burundi, sibyo? Bakiba hano mu Rwanda usigaye uvuga ikirundi. Ntiyigeze avuka i Burundi, nta n'amaraso y'ikirundi amubamo, kubera gusa ngo yashatse umugabo w'u Burundi. Yego murahura agatavu, mugabo tubaha iki? Ikanye cyangwa inyogoka?
ukibaza ni wo muri Satinski hariya Nyaruguru iyo ngiyo yego ariko yaragiye amaraso y'ikirundi yivanga naye. Amen. Haleluya. Mani tugirire neza. Amen. Ndashaka wiyambura imyuka mihahano. Wiyambura imyuka mihahano. Wiyambura imyuka mihahano. Wiyambura imyuka ikuzereramo mihahano. Wiyambura iyo wandujwe n'inshuti. Wiyambura imyuka y'uwo mwashakanye. Wiyambura imyuka y'aho utuye. Wiyambura iyo myuka. Wiyambura imyuka. Amen. Amen. Haleluya. Ibi ni ibintu mfitiye experience. Nabwiye Imana hari impamvu uri muranyuzezamo imbaraga. Ngiye guhagararana n'abantu dukubita abazimu. Haleluya. Reka mbabwire urugero ruto cyane. Yego. Narabyutse mu gitondo Imana irambwira ngo jya gutura inyagasambu nzaguha umugisha. Ubwo mperuka hasi nabivugaga naranze kujyayo. Yego kuko nasanze inyagasambu bavoma ku isoko. Nibaza ukuntu mva kuri robine nkajya ku isoko. Nahuye n'ibibazo kugeza umunsi nagiye inyagasambu. Namaze umwaka Nyagasambu nta kintu ndahabona. Imana iransanga rimwe irambwira ngo Debo, iyo nguhaye ubutaka mba nguhaye isi. Iyo nguhaye ubutaka mba nguhaye isi. Mu yandi magambo isi nari nyifite binyuzaho. Mwuka Wera nzanira ihishurirwa. Amen. Amaze kunzanira ihishurirwa nsanga ngomba kubwira icyo kirere. Nkakibwira ngo ntago mwari muzi ko burya mpari ariko ndahari. Nta muntu ibyo bintu wagombaga kubimvugira, ninjye wagombaga kubyivugira. Ndashaka nkubwire ngo nta muntu uzakuvugira ko udashaka ubutindi n'ibibazo byaho washatse. Nta muntu uzakuvugira ko udakeneye imikoshi yiwawe. Nta muntu uzakuvugira ko witandukanyije na karande zawe. Ni wowe wenyine. Amen. Nta muntu uzatangaza ikirere ko waje. Ni wowe. Yego. Amen. Reka mvuge ikintu kimwe cy'urugero. Uyu munsi yo nababwira ko mfite umwana uri muri Miss. Mwari kubyibwira? Mwari kubyibwira? Mwari kubirota se? Nta wowe urabimenya kuko nagize nte nabivuze. Nunamutora ayo mahirwe azayahabwa nuko nabivuze. Erega saho gusa nabukereye nakenyeye no ku mateleviziyo ndajyayo. Utazambona ugire ngo ni njyewe ufite umugisha we. Nashaka ntazambare ririya kamba ariko hari ikirere ntazi ngomba gufungura nkoresheje aho. Nje nabuze mama mfungurira ikirere, mbura data ukimfungurira, ariko namenye ko ibyankurikiranye bizarangizwa n'ibyo mvuga. Amen. Haleluya. Ikirere na karande uyu mugozi uracikira mu kanwa kanjye. Ubukene bwa mama kugera kuri njyewe buracikira hano. Niba ari njyewe nyina ugomba kuvuga ngo ni Miss, ninde se uzabimvugira? Kuko ninjye ubwiza bwe, ninjye wamwonkeje ndamuzi. Amen. Haleluya. Naho batarimuha ngenzi ibyo ndi kurwana nabyo. Ntabwo ari reka mbivuga gutya. Kamera uyigize uzoherezeho kinubi dayimoni zaho utuye uzihondesha
uzikoreshe kinobi. Dayimoni zakuzinze uzikubite kinobi. Kinobi iri mu kanwa kawe, kinobi ntabwo iri mu kanwa ka bariya. Haguruka ubibwire utumva byapfuye rimwe, byapfuye kabiri, byapfuye gatatu, ariko ntabwo bizongera, ntabwo bizongera. Haleluya, haleluya. Ndakurahiye niba ubucuruzi bupfuye kenshi ugendana n'abacuruzi bazinze, ugendana n'abacuruzi bazinze. Bwira Imana iguhindurira ikirere. Amen. Kubera ko wowe rero ukunda santima ngo avuga neza ngo ariko uzikunda renti very intelligent, nibyo ureba ariko imyuka imuziritse ntuyizi. Yego, haleluya. Bwira urwo rugo, genda uruhagararemo, urubwira uti wa rugo we, ibikurimo birasohoka kuko nge ntabwo nzasohoka. Ibyo banyoherereje ngo nakora runo rugo mbisubize kuwa byohereje. Ibyo banyoherereje ngo narera abana mbisubijeyo. Haguruka ubisubizeyo. Ibyo banongereye ndabibasubije, ibyo bampaye ndabibasubije. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubwira ngo reka nibyo uriya mugabo yari mwiza, nibyo koko afite isura nziza, nibyo koko n'ubwenge bwari buhari, koko urebye nk'umuntu wabonaga ari we mukwiranye, ariko ugezeyo uratungurwa. Ndashaka umubwire uvuga uti ibyo bampaye bibi bimurimo mbisubije ku babimuterereje, mbisubije ku babimutongereye, mbisubije mu iwabo, ndabisohora, ndabirandura, ndabirandura. Ibyo bampaye ndashaka nkubwire winjire mu maraso yawe. Bibiliya itubwira umwana w'ikirara ngo arifata yisubiramo. Ndashaka ubwawe wisubiremo. Igituma ntakizwa neza nkiranduyemo. Niba ari umwuka utuma ntakizwa mwohereje aho wakomotse. Ibituma nakira mbyiranduyemo, myohereje aho byakomotse. Buri kintu cyose kindimo gituma ibyanjye bipfa, gituma abanjye bapfa, nyohereje aho cyakomotse, gisubije aho cyakomotse. Uyu munsi kare nicaye hariya navuze ijambo, navuze ni sare dope, hinjira umwe. Abarwayi CHK ni 1000 ariko dogiteri yinjiza umwe. Abaga uri kwiyumva yageze ku iseta. Haleluya. Ukeneye abantu bagukorere deliverance, aho urarurira barahari. Jya ku iseta wibage, injira ku iseta wenyine wibage. Ni wowe uza ko gahinda aho kakugejeje, ni wowe uza ayo marira hakugejeje. Ubwira ayo marira uti wa marira we mwohereza aho wakomotse, wa gahinda we mwohereza aho wakomotse. Abakunterereje ndabagusubije. Wakababaro we nkwibazemo. Abaneje aka kababaro ndabakabasubije. Waba ukenewe nkwibazemo, aho umwuka w'ubukene waturutse mwoherejeyo. Wanambara we musubije aho waturutse. Uhereye uyu munsi nkwibazemo. Haleluya, amen. Mama mukobwa utaza kumva ngo Debora, ugira ngo nageze ahangaha kubera amarira, nyamara ibyandishije birahari. Ariko igihe naragiparitse
ku muhanda musubijeyo. Umwana cyangwa ubwire ngo narasabirije Kimisagara aho yakubwiye narasabirije, ariko aho nasabirije uyu munsi niho ndi gukorera umurimo w'Imana. Ikibazo ntabwo cyari Kimisagara, ikibazo ntabwo ari icyo, ahubwo byari ukumenya nkabwira ubukene, uwaba ukomoka kwa mama, waba ukomoka kwa data, sinitaye aho ukomoka, umva mwiranduyemo mwoherejeho. Niba ari ibyo banyoherereje mbisubije ababinyoherereje, niba ari ibyo bantongereye mbisubijeyo, niba ari ibikomoka ku bagabo nararanye nabo mbisubije iwabo, niba ari ibikomoka aho naraye mbisubijeyo. Wa mwuka mubi we ngusubijeyo. Uhereye nona uyu mugore ntabwo yicaye ngo ahangane n'ikiri kumwicira abagabo, kandi kimwicira abagabo cyari muri we. Cyari hehe? Muri we. Igituma adasama cyari muri we. Yego, amen, haleluya, haleluya. Hari umuntu uraha warakaye, hari umuntu warakaye ngo amere Imana icyubahiro. Ubwo ndaha murabyibuka nabibwiye abakobwa, erega usanga umukobwa ndasoje, ugasanga umukobwa araryamye arafuruta ngo Imana yarambwiye ngo uzaba umugabo. Aravahe ko abasore bari kutujyana uraho ngura umukobwa, baraje banatware media w'abana bane, ukiri aho ngaho yarambwiye ngo izantwara, baragushuka, haguruka. Amen. Ibyo mvuze urabyumvishe? Barambwiye ngo Nyagasambu ngo hacuruza abaho, ndababwira ni se aho ngewe mvuye barahazi. Mbwira daso ndayibwira nti ndabasaba icyumweru ngenda hano, ndaguruka mbwira Nyagasambu amuhiya ndahari, ndashaka mbabwira uwo ndi we. Nge ndi Debora, umukozi w'Imana ukubita abarozi. Nyagasambu nyereka abarozi mbaguhondere, nyereka abazimu mbakumenagurire, nyereka abakunaniye mbagushwanyagurije, nyereka abagutesheje umutwe mbereke. Nyagasambu mbwira abakubabaje urebe. Nyagasambu mbwira abatuma udahinga, mbwira abatuma udahinga mbakwerekere, mbwira abagufatiye abana amazunguze nsanga. Nyagasambu umbwira igisasu kiraha nyigutegurire, mbwira ikibombe kiraha nyiguturikirize. Nyagasambu byumvishe iravuga uti haje umuntu udasanzwe, haje umuntu udasanzwe. Irazirambaza ngo urashaka iki? Ndabibwira ngo nshaka inote zanjye ziraha. Nyagasambu itangira kumpa ibitekerezo. Mama ntunyibuka, nagiye Nyagasambu ncuruza isambusa z'ibirayi, zinyubakira izina, zingurira amamodoka, zingurira ibibanza, zinyubakira. Ndashaka nkubwire ngo Nyagasambu iruta inoti, iraziruka, irabiruka. Ariko nuko nanjye nari nayibwiye ngo nyereka aho byapfiriye nkwereke, nyereka ibyakunaniye nkwereke. Ndashaka nkubwire ngo haguruka, haguruka. We waje haguruka, niba uri hano haguruka dusenge. Haguruka, 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 haguruka. Haleluya, haleluya. Uriho urandeba hano, ikoreho uvuge uti buri cyumba cyose, buri cyumba cyose nyinjiyemo, buri cyumba cyose kindimo nyinjiyemo, ndiyinjiramo, ndiyinjiramo, ndiyinjiramo. Nurangiza ubwira ko gahinda uti sohokamo, igidahesha Imana icyubahiro nigisohoke. Nta butwari ufite, nta jambo gifite muri nge. Uyu munsi wewe watumaga ibyanjye bipfa, wewe wari uri mu maraso yanjye, wewe wazereraga mu mitsi yanjye, wewe wazereraga mu nyama zanjye, ndagutangariza ko hamanutse ijambo ry'umuriro riragutwika. Iri jambo ni inkota ndarigushwanyagurije. Va mu mubiri wanjye, va mu maraso yanjye, va mu bwonko bwanjye,
we va muri njyewe wa kibazo we wa kibazo we wa mwuka we wa mbaraga mbi we zituma ibyanjye bipfa zituma ibyanjye bigenda uyu munsi nitandukanyije nazo ndagusohora zisohore sohora ayo marira sohora ako gahinda sohora ubwo bukene sohora iyo nyatsi sohora izo ndwara bisohore bisohore wabihombowe sohoka wanyatsiwe sohoka sohoka uyu munsi urasohoka umva umuriro w'Imana hamagara umuriro w'Imana umuriro w'Imana nugutwike hamagara umuriro uyu munsi ndagutwikira aha muri Shekina ndagutwite iri jambo ndari gutematemesha imbaraga zose zinyicira ibyanjye nzisubije aho zavuye fata iyo myuka mibi yaho washatse yisubiza aho yavuye fata iyo myuka yaho utuye yisubiza aho yavuye ibyo bagutongereye ibyo bakohererejeho ibyo bakoherereye subizayo binage tangira ubinage haleluya 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 tangira ubinage ndashaka kubona ubijugunya jugunya bijugunye bisubirize ba nyirabyo bisubize ba nyirabyo wabigerageza we musubije aho waturutse wanambara we musubije aho waturutse wabibazo we wagupfusha we wabugumba we ndagusubizayo uyu munsi ngusubijeyo uyu munsi mwohereje ku nkomoko yawe bisubije ku nkomoko yawe ibyazanywe n'umugabo mwashakanye ibyazanywe n'uwo mukorana ibyazanywe n'uwo muturanye ibyazanywe n'uwo mugendana bisubiza aho byaturutse ibyo abana bawe binjije bisubiza aho byaturutse ibyo abakozi ukoresha bazanye bisubiza aho byaturutse uyu munsi bisubiza aho byaturutse uyu munsi bibasubize babwira uti ndabibasubije njye Debora ndabibasubije ndabirandura muri njye ndabibasubije ibyo bakohererejeyo bisubize ku babyoherereje ibyo bagutongereye bisubize ku babitongereye ibyo baguhambirije bisubize ku baguhambiriye ibyo bakuroze bisubiza ababikuroze ibyo baguhumanyije bisubiza ababiguhumanyije izo karande zisubize mu bisekuru byabo iyo myaku yibasubize ibyo bihombo bibasubize babwira uti buri kimwe cyose ndagisubiza ku nkomoko yacu buri kibazo cyose nyisubije ku nkomoko yacu uhereye umunsi hererekerebo agasuzuguro ndagusubiza aho wahereye musubije aho wahereye musubijeyo akazu k'abadayimoni karashya ikuzimu byahungabanye musubire aho mwakomotse umuriro ubakire ubabwire ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe umunsi wari uyu akanyu karashobotse enough is enough uyu munsi ndabatangariza ko nta bwoba nyibafitiye uyu munsi ndababwira nta bwoba mfite nta bwoba murashya
murasha, murasohoka, 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 murasohoka. Uyu munsi ndababwira ngo ntabwo babafitiye, murasohoka. Ndabategetse murasohoka. Giye mumaze mu rubyaro rwanjye kirahagije, murasohoka. Giye mumaze muri bizinesi yanjye kirahagije, murasohoka. Giye mumaze muzinzi byanjye kirahagije, giye mumaze mufashe ibyanjye kirahagije, murasohoka. Umunsi waruyo, umunsi waruyo, umunsi waruyo, umunsi waruyo. Bibwire ngo umunsi n'uyu, umunsi n'uyu, isaha niye. Ndatangariza ikuzimu ngo ibyanyu birarangiye. Ndatangariza ubutaka ngo ibyanyu birarangiye. Ndatangariza ibikorera mu kirere ngo ibyanyu birarangiye. Ibyanyu birarangiye. Uyu munsi ndabivuze ngo birarangiye. Uyu munsi ndabyatura ngo birarangiye. Agasuzuguro mwansuzuguye karahagije, ibibazo mwaneje birahagije, intambara mwanyujujemo zirahagije, birahagije, birahagije. Uyu munsi nta bwoba ngifite. Ndababwira ngo musubire aho babohereje, musubire aho mwakomotse, musubire kuwa bantumye, musubire. Ukugera no mu rugo icyo kirere ukarara ukibwira, ukarara ugira ute ukibwira, ukibwira uti ibyanyu nabivumbuye, nabavumbuye. Imana icyubahiro, Imana icyubahiro, ongera Imana icyubahiro. Haleluya. Hari umuntu uri kunyumvira muri we akambwira ati ndabyumva ko akabazimu kashobotse ngo nterere haleluya y'umuriro. Hari umuntu uri kubyumva ngo atere haleluya yirukana abazimu. Tera haleluya yirukana icyo kirere. Tera haleluya isingura ibyo baziritse. Tera haleluya iciye imigozi. Tera haleluya. 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 Nagiye kubona mbona ubutaka buriho buranyeganyega. Numva ijwi rimbwira ngo ikuzimu bahungabanye, ikuzimu bahungabanye. Nawe wabyumvishe? Imana iguha umugisha. Nabyumvishe bambwira ngo ikuzimu bahungabanye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mva rero mbabwira ikintu kiriho, sibyo? Yego. Iyo niba ndengejeho iminota nk'itanu bambabarira. Yego. Ndashaka iyo twasenze gutyo umuriro ukaka, sibyo? Berekeza ku modoka barashwirashwira, bakerekeza mu bana, bakajya mu nzu. Abo nabo guhora, sibyo? Wagerayo ugasanga umukozi yamennye teremusi, ugatangira gutongana. Ayo wari ufite bakayakwiba, telefone wari ufite ikajanjuka, imyenda imbeba zikabyuka ziyirya. Umva barashwirashwira, baba bari gushaka aho banyura, sibyo? Baba bari gushaka aho bagira bate banyura. Inkono umukozi utashiririzaga agashirira, umugabo utagutuka akagutuka. Ndashaka kubwira ngo niwubona bikubayeho uvuga uti ndabimenye. Iyo niyo nzira musohokeyemo, aho niho musohokeye. Ndahamenye. Icyo menye nuko nabababuye, icyo menye nuko nabatwitse. Iki ni ikimenyetso. Haleluya. Yego. Haleluya. Ariko umva ikintu nkubwira, hari aho utagomba kwemera. Ubabwira utumva guhora ujya ku bana, no. Guhora ujya ku mugabo, no. Guhora ujya ku butunzi bwanjye, no. Umubwira uti ntarasohoka aha kuko nabimenye ko wajwirajwiriye. Ngiye kugutwika nonaha. Ngiye guhamagara umuriro, hama wowe aho uri. Buretse gusenga, buretse mucece.
uretse gato aho uri sibyo ushinganisha abantu bavuga mu mazina ushinganisha umugabo umuvuga mu mazina umubwira utukamukozaho n'urutoki gutya ndakuvutagura ndagushwanya gusa ndakubwira umubwira uti arumva dayimoni gasopo uvuga amazina y'abana bawe gasopo kumutware gasopo mu nzu yanjye data mu izina rya Yesu aya masaha duhamagaye umuriro utwika abazimu baguhora abadayimoni baguhora wakirere cy'umwijima we gasopo ku bana bacu gasopo ku bagabo bacu ndagushwanyaguza turagushwaratura turakumenagura turakurimbura umuriro w'Imana ugutwike aho uri bwerekeze ku nzuru yacu uhure n'umuriro w'Imana niwerekeza ku bana bacu uhure n'umuriro w'Imana niwerekeza ku byacu uhure n'umuriro w'Imana umuriro w'Imana ugutwike iri joro ndagutwike uyu munsi ndagutwitse Amen. Muracyahari cyamwagiye. Muracyahari. Muyobozi nongere 3. Yego. Nsoze 5. Ereka nugusenga nta bindi ndi kuvuga ntabyo. Ereka ku cyumweru nzabivuga. Kereka bazacererwa. Amen. Ereka ku cyumweru ho nzashwanyaguza. Urumva? Ku cyumweru.